Nari umukozi w'umwamikazi w'amazi Mami Wata. Ubuhamya bwa Elsie Kweta. Bakunzi bacu, niba uri mushya kuri uru rubuga wakanda kuri subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose Amarebe TV kugezaho bigishyushye. Ku bufatanye n'urubuga rw'ivugabutumwa Kazarema, Amarebe TV arakugezaho ubuhamya bw'umukozi w'Imana Elsie Kweta ukomoka mu gihugu cya Benin, wahoze ari umukozi w'umwamikazi w'amazi cyangwa se umwamikazi w'inyanja uzwi ku izina rya Mami Wata, nyuma akaza guhinduka ubu akaba ari umukozi w'Imana. Mami Wata akaba ari umwuka mubi cyangwa se umudayimoni ufatwa nk'umwamikazi w'amazi ndetse agasengwa n'abatari bake bo muri Afurika y'Uburengerazuba, Afurika y'Amajyepfo ndetse n'ibihugu bimwe byo muri Afurika yo hagati, babikishije mu myizerere twagereranya nk'idini yabo yitwa Vodou cyangwa se Voodoo, aho iyi myizerere ifitwe n'abagera kuri miliyoni 50 ku isi hose. Elsie Kweta aratangira ubuhamya bwe agira ati: ubuhamya bwanjye butangira kera nkiri uruhinja. Ababyeyi banjye bambwiye ko nariraga bikabije amanywa nijoro ku buryo abaturanyi bacu batabashaga gusinzira. Ikindi gitangaje ni uko bambwiye ko natangiye kugenda neza mfite amezi 6 gusa, aho kuba nibura amezi 9 nk'abandi bana. Kweta yakomeje agira ati: nibuka ijoro rimwe ubwo nari mfite imyaka 8, naraye ntasinziriye na rimwe. Uko najyaga gusinzira nkarota inzoka nyinshi zanyizingiyeho umubiri wose, ubundi nkibona ndi mu nyanja abantu bampa impano nyinshi. Nyuma yaho nakomeje gukurana igikundiro cyinshi ku buryo ku myaka 12 abagabo benshi bahoraga banyirukaho bikabije, ndetse nibukamo n'umwarimu wanjye wahoraga ansaba ko dusohokana kugeza aho yampaga amanota mabi kugira ngo mbyemere. Uko nagiye nkura natangiye kujya mu tubyiniro tw'ijoro, kunywa inzoga no gukora ibiteye isoni bitandukanye. Nibutse ko kandi abafite uyu mwuka wa Mami Wata batandukanye n'abapfumu n'abarozi barya imibiri y'abantu, kuko bo bagizwe n'abavutse bakisanga muri izo mbaraga mbi babitewe n'ababyeyi babo, ari nako nanjye byangendekeye. Yakomeje agira ati: sinarenga aha ntababwiye ko bankoreye imihango banyizeza ko ndimo gukurwaho izo mbaraga za Mami Wata, nyamara nibwo narimo ngirana nawe amasezerano yo kuzamukorera. Abantu bafite uyu mwuka mubi bagirana imibonano mpuzabitsina nawe buri wa 4 cyangwa buri wa 5, bikaba bifite aho bihuriye no kurota usambana bitewe n'umudayimoni ukurimo. Ushobora kubuzwa gushaka, kubyara, guhorana n'amakimbirane adafite impamvu mu rugo n'ibindi. Jyewe rero icyandangaga kwari ugusohokana n'abagabo batandukanye, kunywa inzoga nyinshi ndetse n'itabi rikabije, ku buryo nari ngeze ku mapaki nibura 2 ku munsi. Nari narahawe agakomo cyangwa se shenete nambaraga ku kaguru k'ibumoso, ku buryo abayoboke ba Mami Wata bahitaga bamenye, twahura bakanyunamira bakandamya. Bazaga kunsaba amaparfum n'amasabune bitera amahirwe, nkaba narabikoze mu gihe kingana n'imyaka 10 kugeza kuri 15. Ndagaruka cyane ku bantu bafite uyu mwuka wa Mami Wata, aho benshi batabasha gusobanukirwa niba ari ku baremye cyangwa niba ari we ubakoresha. Ugasanga bahora barwana batungana mu ngo zabo, ugasanga umugore ahora ashaka gutegeka umugabo kandi akerekana ko ahora mu kuri. Igihe kimwe Yezu cyangwa se Yesu bitewe n'uko bivuga, yaje kunsanga ambwira guhagarika ibyo byose nabagamo. Nari mvuye i Burayi ngiye gushaka ibindi bikoresho birimo amasabune n'amaparufe y'amahirwe mu gihugu cya Benin. Nza guhura n'abantu 3 bari basanzwe bazi ko nkorana n'umwamikazi w'amazi. Batangiye kumbwira ibya Yesu, bigeraho banshyira mu bapasiteri wabo, maze nyuma yo kumubwira gatoya ku mateka yanjye ahita ansengera. Cyantangaje uwo munsi ni ukuntu nabonye imbaraga zo gupfukama, kandi ubundi cyaraziraga ko napfukama imbere y'umuntu uwo ari we wese. Nubwo nari nkumurije, nabonye umucyo mwinshi barimo kunsengera. Yarageje gufungura amaso nsanga ibintu byose ari umweru ukabije, nihutira kongera guhumiriza. Nyuma yo gusenga nabajije umupasiteri ikibaye, maze araseka ambwira ko Imana izabinsobanurira vuba. Nyuma y'iminsi 2 gusa, umwe muri ba bantu 3 yongeye kunsaba ko twajyana gusura umudamu w'umupasiteri
aho bagombaga kurara basenga. Kugeza aho basengeraga baratangaye, babaga baririmba basenga cyane mu zindi ndimi, n'abandi bitura hasi nkabona ari nk'abasazi cyangwa nk'abakina ku migi. Mu gihe ngiseka ibyo nabonaga, nafashwe n'umushyitsi mwinshi ngera nikubita hasi. Baje kunterura banshyira ku ruhande, hanyuma numva ikintu gifite imbaraga kimvuye ku mutwe kimanuka umubiri wose gisohokera mu birenge. Nahise numva ijwi rimbwira ngo umukobwa wanjye haguruka. Nari narigishijwe uko mvugana n'imyuka mibi, ariko nari ntarinjira mu rusengero na rumwe, sinari nzi ibiberamo. Kubera uko nari narakariye uwanjyanye mu rusengero, kubera ibyarimo bimbaho, nashatse guhagurukana n'umujinya mwinshi ariko birananira. Nari meze nk'umusinzi, nakomeje kuryama hasi kugeza mu gitondo. Kuva muri icyo gitondo nahise nakira Yesu cyangwa Yezu nk'umwami n'umukiza wanjye, ndahinduka, none nsigaye ndi umukozi w'Imana. Sinabura kuvuga ku bitero binyuranye byahise bimpagurukira, birimo indwara z'abana zidasobanutse, kwangwa n'imiryango n'ibindi, ko tugasenga bigakurwaho. Nkaba rero ntasoza ubuhamya ntabibukije ko umwuka wa Nyamata ushobora gufata yaba umugore cyangwa umugabo. Nkaba mbagira inama yo kutavanga Imana n'ibigirwamana. Nubwo umwanzi agutera, ariko tuzamutsinda kuko Imana iri kumwe natwe. Dukomeze dutegeke, turi kumwe na Yesu.